nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro, sindabarira Kagame n'inkotanyi zose, n'ubu turacyahirwa. Mu minsi ishize nibwo Moses yanditse ku mbuga nkoranyambaga zavuga adakunda Perezida Paul Kagame n'inkotanyi zose, nyuma ntiyakirwa neza n'abazi neza ko Perezida Paul Kagame n'inkotanyi babakuyibwa nta cyizere cyo kuba bari bifitiye. Uwa 12 Mata 2025 ubwo abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ku isi yose bari mu cyumweru cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994, nibwo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hacicikanye ubutumwa bugayitse bwatorerwa Moses avuga urwango rwa Perezida Paul Kagame n'inkotanyi zose. Byaje bite ngo Moses wahaye amahirwe n'igihugu yitura urwango mukuru wacyo? Ibyo avuga kuri se ko yakoreye iyicarubozo n'inkotanyi ni ukuri? Ese se umubyara babivugaho iki? Ngo ikaze ku mbundo y'ubwenge ni iwawe w'ubucukumbuzi. Nubwo bitaramenyekana niba kuko ariwe wanditse aya magambo agaragaza urwango afitiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'inkotanyi zose, abinyujije ku mbuga nkoranyambaga asanzwe akoresha yagaragaje urwango yanga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame adasize n'inkotanyi zose. Mu magambo yagize ati, nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Mu nyandiko yakomeje yandika agira ati, inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa. Inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansohoza kubera iminota babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome namusuhuje. Papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokoye mu rugo, papa yaramuyishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana. Ubu afite imyaka 36 y'amavuko. Ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze. Nongeye kumwiyumvamo baramufunguye. Yambatije muri ADPR ifite imyaka 16. Naraye ndi ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze. Yakomeje agira ati, sindabarira Kagame n'inkotanyi zose, n'ubu turacyahirwa. Soon on ituro rya Amerika. Mu nyandiko turerwa Moses yagize ku mbuga nkoranyambaga ze, usibye kuba yavuze ko isi umubyara yarenganyijwe, naho yigeze agaragaza icyo umubyeyi we yarakurikiranyweho cyangwa yarafungiwe. Abajijwe ku cyo avuga ku myitwarire y'umuhungu we no kwihoterwa yagiriwe, Nsabimana se umubyeyi waturirwa Moses akaba umushumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru mu itorero rya ADPR Nyamasheke. Mu magambo yagize ati, umubyeyi aryama uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. Uwo mwana uburere twamuhaye hamwe n'abandi bana bavukana mu muryango wacu nta rwango, mbega nta vangura rero mu muryango wacu ku buryo twari kumutoza iyo mico. Ibyo byose yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari mfunzwe. Gufungwa bwo byarabaye igihe cy'amezi ari mu mwaka w'1999. Ni muri bya bihe n'umuntu wakwangaga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza busanga ibyo bandegaga ntanamenye atari byo. Hanyuma mu bushishozi bw'inzego zari icyo gihe bafata icyemezo cyo kundikura ndataha. Iyo byo gusura rero avuga, icyo nibuka nuko mama wabo yazanye ku nsore bashiki be babiri bakurikirana, uw'imfura n'umukurikira, baje mu bihe bitandukanye. We rero ashobora kuba wenda ari amakuru yenda bamuganirije nk'abana ko mu gihe cy'isura babona abantu bahabwa iminota mike, cyane ko n'igihe umuntu yinjira asubiye mu gihome ataganiriye bihagije n'abaje kumusura. Rero ibyo avuga ko nahohotewe n'inkotanyi bakankubita cyangwa bakamukubita yaje kunsura, ibyo nta byabayeho. Nahohoterwa nzi rwose, ahubwo njye nishimiye ko icyo gihe mu bushishozi bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye bagafata icyemezo cyo kundikura bitanatinze. Abajijwe niyo ibyo umuhungu avuga ari ibinyoma, yabyemeje agira ati, ibyo avuga ni ibinyoma rwose ntaho bihuriye no kuri. Ati, nahohoterwa ry'inkotanyi twagiriwe kugeza n'ubu ntaryo tubona. Abajijwe n'umwe mu bapasiteri uko yakiriye imyitwarire idahwitse y'umuhungu we turerwa Moses, yavuze ko ibyo umuhungu we yavuze ari ibinyoma. Ati, ibyo byose yagiye avuga ni ibinyoma. Kuva yiga segonderi Butare, kaminuza i Kigali kugeza mu Butaliyani, aho hose yagiye yiga ku mahirwe igihugu cyamuhaye ari nayo mahirwe y'umuryango. Ariko nubwo bimeze bityo, ubwo urumva ko hano mu rugo duherukana kera mu buryo bwo kuhaba igihe kinini nk'umwana mu rugo.
ni ukuvuga ko rero kubera kubyo hose ndetse na nyuma atangiye ubwo buhanzi n'ibikorwa bye, aho yagiye akora n'umuntu utagira inzu, aho akorera n'aho ataha, ni ukugenda akodesha hari n'igihe tutamenya n'ahantu ari. Ibyo mu mujyi namwe murabizi, aho usiga umuntu none hari igihe ugaruka hashize nk'amezi 6 cyangwa umwaka ugasanga yaravuye bityo ntuhamusanga. Ubwo rero ibyo byose ntekereza ko ibyo agenda atangaza natwe byaratubabaje cyane, nkumva dukururiye muri ibyo bintu by'imitekerereze ye. Rero ashobora kuba ibyo yakoze byose ari ibyo avana bo bagiye babana cyangwa mu babana yo yose agenda anyura haba hanze y'igihugu cyangwa se mu rubyiruko rundi bahura nabo, cyangwa akaba ari imuva mu mutwe bitewe no kuba yanyoye ibiyobyabwenge. Rero iyo umuntu yanyoye ibiyobyabwenge agaragara imbere y'abantu ariko yumva ko ari mu yindi si. Ababwiwe ko hari abavuga ko ashobora kuba ahabwa amafaranga n'abantu barwanya leta y'u Rwanda kugira ngo akore ibyo yakoze mu gihe nk'iki. Aniseti mu magambo yagize ati, hari igihe baba bavuga ibyo bafitiye amakuru cyangwa bavuga ibyo bakeka, ariko ku ruhande rwacu mu muryango twibyo ntabyo tuzi. Ntabwo tuba duherukanye ntitumenye ibye, tujya kumva natwe tugatungwa n'ibintu bibabaje biteye agahinda aba yakoze, nk'uko rwose ku ruhande rwacu umwana ntabwo twifatanyije nawe muri iyo mitekerereze n'ibyo yagiye akora. Abajijwe ibijyanye n'uko umuhungu we yavuze ko ari umurinzi w'igihango yahekanye yivuye inyuma ati, ntabwo ndi umurinzi w'igihanga, ariko si uko byakana nuko batora abarinzi b'ibihanga amakuru bagendeyeho njye nta waje ko yambaza. Ntabwo nigeze ntorwa kuba umurinzi w'igihango. Nsabimana Aniseti yemeje by'uko ari wowe ukwiye witwarira Imana muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, aho yagize ati, uwo mwana mu by'ukuri yabaye iwacu mu gihe Abatutsi bahigwaga, kandi uwo mwana n'ubu aracyariho. Nsabimana Aniseti yemeje ko hari uwo bahuje amaraso bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'1994, aho mu magambo yagize ati, hari murumuna wanjye washinzwe kugenda mu bitero kandi yarabihaniwe, yarabyemeye abisabira imbabazi, hanyuma igihe kigeze arafungurwa. Abikuye ku mutima, Aniseti yasabye imbabazi His Excellency Paul Kagame n'umuryango we ati, rwose mbikuye ku mutima imbabazi ndazisaba kandi ndazisabye nkomeje, nsaba nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umubyeyi wacu, nsaba imbabazi umuryango we, umuryango w'Abanyarwanda muri rusange n'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bakozwe ku mutima n'iyi mitekerereze n'imikorere ya Moses mu bihe nk'ibi byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyina wa Moses nawe yababajwe n'ibyo umuhungu we yakoze, maze nawe yemeza ko ibyo umuhungu we avuga byose ari ibinyoma. Uyu turerwa Moses wahaye amahirwe ashoboka yose gatera imbere akabaza nk'uri kuyatera inyuma, ubundi yageze ahate. Turerwa Moses ukunze guhabwa akabyiniro ka Big Moses, ni umwana wa 4 mu muryango w'abana 5, yavutse mu mwaka w'1991, avukira Nyamasheke ahazwi nka Kibogora ho mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, aha akaba ari naho yarerewe. Turahirwa Moses mu kiganiro yagiranye na The New Times yahamije ko atakuriye mu buzima bwiza, yemeza ko yakuriye mu buzima bw'icyaro cyakuriye Nyamasheke, atabazwe iterambere mu myaka ye y'ubuto. Turerwa yize amashuri y'abanza n'ayisumbuye Nyamasheke, gusa gukomereza Rusizi aho yiga ikoranabuhanga n'ubwubatsi. Uyu Turahirwa ubwe yivugiye ko bitari inzozi zo kuba umunyamideli, akavuga ko bitewe n'aho yavukiye ntaho yari guhura n'inzozi zo kuba umunyamideli. Ibijyanye n'imideli se kuri Moses byaje biti? Turacyari ku mbondo y'ubwenge, ni wabo w'ubucukumbuzi. Moses yagize mu yakundaga kuba akanafunga ibitambaro byiza byifashishwa nk'imitako mu rugo, akagira nyarero rufite imashini ikoreshwa mu kudoda imyenda. Kuba Moses yarakuze akunze kwambara neza na bagenzi be, ahanini akambara imyenda yidodeye, byaje kuba imbarutso yo kwisanga byo gutunganya imyenda isanzwe akayibyazamo imideli ihenze cyane. Nta byinshi bimuvugaho mu bwana bwe, uretse ko se umubyara yavuze ko mu mabyiruka yabyirutse nk'abandi bana ku rusengero yabanaga n'abandi bana bakaririmbana muri korali y'abana kugeza igihe abatirijwe.
Moses afite impamyabumenyi mu cyiciro cya mbere cya kaminuza mu bugenge bw'imyubakire yakuye mu ishuri ry'ubumenyingiro rya IPRC Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'2016. Muri iri shuri ry'ubumenyingiro rya IPRC kandi Moses yahabonye izina rya Mr Integrated Polytechnic Kigali ndetse aza guhagarara u Rwanda mu ishuri mpuzamahanga ry'ubwiza mu bagabo ryitwa Mr Africa International. Mu mwaka w'2015 mbere gato yuko asoza amasomo mu ishuri ry'ubumenyingiro rya IPRC, Moses Turahirwa yafunguye inzu y'imideli yita Motions. Muri icyo gihe yifashishije icyumweru cyariwe kumurika imideli maze akora ihuriro rya mbere ry'imideli ahera urugendo rwo kwambika abanyarwanda impuzu zashonewe mu Rwanda. Mu mwaka w'2021 Turahirwa Moses yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ishami rya Collection Design ayikuye mu ishuri rya Polimonda Fashion School yo mu Butaliyani. Turahirwa yakomeje kugenda yerekana ubudasa mu guhanga, gukora no gutunganya imideli ye mu bihugu bitandukanye birimo Nigeria, Afurika y'Epfo, Namibia, Ubutaliyani n'ibindi. Yagaragaye kandi mu bitangazamakuru bikomeye birimo Vogue Italia, Jeune Afrique, TV5 Monde, BBC n'ibindi byinshi. Mu rugendo rwe Turahirwa Moses yagiye ahabwa ibihembo bitandukanye birimo nka Mr IPRC Kigali yahawe akiri umunyeshuri mu mwaka w'2014, Second Runner-up Mr Africa International yahawe mu mwaka w'2016, Rwanda's Best Fashion House yahawe mu mwaka w'2018, Olex Accord Campaign Ambassador for Paris Saint-Germain yahawe mu mwaka w'2020, Emerging Made in Rwanda Enterprise of the Year yahawe na RDB mu mwaka w'2020, ndetse na Young Rwandan Achiever Award yahawe n'Imbuto Foundation mu mwaka w'2021. Turahirwa Moses yamuritse imideli itandukanye irimo imandwa zose yamurikiye mu Butaliyani, Infaransa Couture, Imanda, Intsinzi, Intwari, Inkingi, Ituro, imideli yitiriwe Bushari, Akarugo Bag, Berwa, Bikingi Sandals, Birasa, Imigongo, Ibanga, Ihwa, Ikawa, Ikubwe, Ijwi n'ibindi. Moses yakoze imyambaro yambaye n'ibikomerezwa ku rwego rw'isi birimo His Excellency Paul Kagame, abaminisitiri batandukanye, abahanzi bakomeye barimo n'umuhanzi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jason Derulo, Didier Drogba umukinnyi w'umupira w'amaguru, Sauti Sol, tutibagiye Kane wambitse ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo ubwo yari yitabiriye imikino Olympique mu mwaka w'2024. Nubwo ataramwambika ariko imyambaro ya Turahirwa Moses washinze Motions yashimwe n'icyamamare mu mukino wa basket LeBron James wavuze ko imyambaro ya Moses ari myiza. Bivugwa ko iyi gihanga igakora igatunganya imideli yiswe Motions ihagaze akayabo kasaga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Hari amashusho amugaragaza aryamanye n'abo bagenzi be b'abazungu mu byo yise umushinga wa filime ari gutunganya yise Rwanda Season 1. Muri icyo gihe kandi hajya hanze amafoto yifotoje yambaye ubusa mu bitandukanye, amenshi amugaragaza igice cy'inyuma ndetse n'indi yifotoje muri studio ubona ko yari yabiteguye. Tariki 10 Gicurasi umwaka w'2025 yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho yashinjwe ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no gukoresha ibiyobyabwenge. Ari kumwe n'abamwunganiraga mu mategeko ari bo bayisabe yahane na Frank Asimwe. Turahirwa Moses yashinjwaga guhindura urupapuro rw'inzira agasiba ahanditse igitsina gabo akashyira igitsina gore ndetse no guhindura imyaka. Icyo gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko Turahirwa Moses yakoresheje ikiyobyabwenge cy'urumogi mu bihe bitandukanye bashingiye ku kimenyetso cyasanzwe mu ishati yari mu nzu iwe. Ibipimo byatanzwe na laboratoire y'ibimenyetso bya gihanga byifashishijwe mu rukiko byagaragaje ko nta kabuza uyu musore yakoreshaga urumogi muri ibyo bihe. Gusa Moses Turahirwa yabihakanye yivuye inyuma maze avuga ko atabinyweye ku butaka bw'u Rwanda. Si ibi gusa, Turahirwa yavuzwe kuba akunda abo bahuje igitsina. Yigeze kuvuga ko umuhanzi Ndiba umuntu amubona nk'umugore mwiza w'icyitegererezo, nabyo bitungana mu matwi ya rubanda bituma akomeza gutekerezwa ukundi. Mwakoze kubana natwe ku mbundo y'ubwenge. Imana ibarinde.